tubashimiye ko murimo kutwumva. Ntabwo abanyarwanda bigeze batunga imodoka ari benshi nk'uyu munsi. Birahagije kureba mu mihanda ya Kigali cyangwa se mu yindi mijyi yo hirya no hino mu gihugu ukabona uburyo hari imodoka zitigeze zihaba na rimwe mu myaka yashize. Benshi ibi babihuza n'iterambere ry'ubukungu bw'abantu ku giti cyabo hano mu Rwanda. Gusa iri terambere rinagendana n'ingaruka zirimo umubyigano w'ibinyabiziga mu mihanda mu masaha amwe n'amwe ndetse n'ubwiyongere bw'ibyuka bihumanya ikirere. Buri modoka mu Rwanda ihabwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro nimero y'iranga arizo bita numero d'immatriculation, twebwe tubyita plaque. Izi nimero ziba ari inyuguti ya R ivuga Rwanda ikurikiwe n'izindi nyuguti ebyiri nazo zikurikiwe n'imibare 3, hagaheruka indi nyuguti imwe iva kuri A kugera kuri Z, ariko basimbuka O kugira ngo abantu batazayitiranya na 0. Ukurikije imibare itangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, nibura buri nyuguti muri izi ngizi ziheruka za plaque z'imodoka mu Rwanda yandikwa ku modoka nibura 24,975. Kuva imodoka ya mbere yakwandikwa mu Rwanda ubwo ni yari ifite RAA 001A kugera uyu munsi bageze kuri RAI. Mu Rwanda hari imodoka zanditse zirenga 300,000. Ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2020 mu Rwanda habarurwaga imodoka z'abantu ku giti cyabo 264,524. Aha ntabwo harimo iza leta ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano. Nibura mu mwaka umwe inyuguti ya plaque mu Rwanda ibirangiye batangiye indi. Mu mwaka wa 2023 abanyarwanda baguze imodoka za miliyoni 52 z'amadolari. Impamvu turimo tuvuga ibi byose ni uko imodoka nyinshi mu gihugu zikiza ariko nanone zikica byinshi. Tugiye kuvuga ku gihugu cya mbere gikize ku isi aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburyo gutunga imodoka nyinshi ku batuye iki gihugu byatumye igihugu kiba igihangange mu bukungu, ariko byanangije byinshi mu mibereho y'abaturage. Byangiza byinshi mu bikorwa remezo ariko cyane cyane mu muco. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari imodoka miliyoni 283,486. Uyu munsi iki gihugu gituwe n'abantu miliyoni 345,426 n'abantu 571. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imodoka irenze kuba ari uburyo bw'ubwikorezi cyangwa se bwo kuva ahantu hamwe ujya ahandi. Ni umuco w'igihugu, ikaba igikoresho kiri mu mateka y'iki gihugu. Igihe kinini imodoka yafashwe nk'igikoresho n'ikimenyetso cy'ubwigenge ku Banyamerika. Abanyamerika bafitanye inkuru y'urukundo n'imodoka. Inkuru yatumye bakora cyangwa se bubaka imodoka ziteye uko babishaka. Bubaka imihanda ya rutura iba ifite imikono nk'itandatu, 3 igana muri buri cyerekezo. Muri iki gihugu imodoka yabaye uburyo bw'imibereho. Banakoze ku buryo hari ibikorwa abantu bakora batavuye mu modoka zabo. Hari restaurant zigurirwamo ibyo kurya abantu batavuye mu modoka zabo, babyita drive through. Hari na za pharmacy za drive through ziba zubatse ku buryo zifite idirishya rinini ryegereye umuhanda ku buryo abantu batonda umurongo batavuye mu modoka zabo bagaherezwa imiti bakomeza. Umuntu akishyura imiti aguze bakayimuhereza yicaye mu modoka ye. Hari n'insengero abantu bajya gusengeramo bakaguma mu modoka zabo bagakurikira amateraniro batavuye mu modoka zabo. Umuvugabutumwa agahagarara imbere yabo ahantu hitaruye hejuru ubundi akababwiriza ubutumwa. Ibi ntabwo Abanyamerika babikoreshwa no gukunda imodoka zabo gusa, ahubwo ni nuko imodoka yabaye igikoresho cyangombwa cyane ku mibereho yabo, ahanini bitewe nuko uburyo rusange bwo gutwara abantu muri iki gihugu ari bubi cyane. Nyamara hari igihe iki gihugu cyari gifite uburyo rusange bwo gutwara abantu bwiza kurusha ahandi hose ku isi. Habaye iki mu by'ukuri muri iki gihugu? Uyu munsi tugiye kuvuga ku mateka y'Abanyamerika n'imodoka. Tugiye kuvuga uburyo iki gihugu cyubakiye politike zacyo zose ndetse n'ubukungu bwacyo bwose ku modoka. Tugiye kuvuga uburyo imodoka ariyo yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba igihangange. Tubahaye ikaze. Abanyamerika benshi batuye mu nzu zubatse ku murongo, zose zikora ku muhanda. Ku nkengero z'iyo mihanda haba hari umwanya wo guparikaho imodoka, aho usanga buri imbere y'inzu haparitse imodoka. Bo ntabwo batura mu bipangu bifunze nkatwe. Imijyi yabo yose yubatswe hatekerezwa ku modoka. Kuri bo gutunga imodoka ntabwo ari byo kwishimisha cyangwa se kuryiraha, ahubwo ni ngombwa. Imibereho yabo isa nishingiye ku modoka.
iyi niyo mpamvu muri iki gihugu hashyizweho uburyo bwinshi bwo gutunga imodoka. Umuntu yemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga afite imyaka 16 y'amavuko. Umuntu udafite imodoka biba bishoboka cyane ko ashobora guhera iwe. Muri iki gihugu cya mbere gikize ku isi, uburyo bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange ni bubi cyane ugereranije no mu bindi bihugu biteye imbere. Usibye imijyi imwe ikomeye nka New York, mu mijyi myinshi muri iki gihugu bus na za metro ntabwo zikora neza ku buryo abantu bakwishimira kuzigendamo. Byemezwa ko bus na metro ahanini zikoreshwa n'abanyamerika b'abakene badashobora kwigurira imodoka. Bitewe n'uko zikoreshwa n'abanyamerika bake rero, bituma ubuyobozi bw'imijyi butazitaho cyane ngo zikore neza. Nyamara ntabwo ari uko byahoze, kubera ko hari igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari icyo gihugu gifite uburyo bwiza bwo gutwara abantu mu buryo rusange. Ntabwo iki gihugu cyagize gari ya moshi ziruka cyane cyangwa se TGV, ariko mu myaka 100 ishize iki gihugu cyari gifite imihanda myiza kandi myinshi ya gari ya moshi. Muri iki gihe cy'imyaka 100 ishize, iki gihugu cyari gifite imihanda ya gari ya moshi miremire ihuza igihugu cyose, irimo wahuzaga uburasirazuba n'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri mujyi wagiraga inzira zawo za tram. Tram ni ibinyabiziga bimeze nka za bus nini ariko bigenda binyerera nka gari ya moshi. Icyo gihe abanyamerika hafi ya bose bajyaga ku kazi mu buryo bw'ubwikorezi rusange. Ntabwo ari benshi bagendaga n'imodoka zabo ku giti cyabo. Icyo gihe habarwaga kilometero 27,000 z'imihanda ya tram cyangwa se tramway, niko iyi mihanda bayita. Tram ni biriya binyabiziga binini bimeze nka za bus ariko binyerera ku maraye nk'aya gari ya moshi. Mu ntangiriro z'iki kinyejana, Los Angeles yari ifite uburyo rusange bwo gutwara abantu buteye imbere kurusha ahandi hose ku isi. Muri make, isi yose yarotaga kugira uburyo rusange bwo gutwara abantu bumeze nk'ubw'abanyamerika bari bafite. Ni iki cyabaye rero ngo uburyo bwo gutwara abantu muri iki gihugu cya mbere gikize ku isi busubira inyuma? Kubisobanukirwa birasaba gusubira inyuma mu myaka, tukavuga amateka y'ibinyabiziga muri rusange. Imodoka ntabwo zavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kinyejana cya 19 by'umwihariko Abafaransa nibo basa n'abatangije ibintu byo gukora imodoka. Gusa Abanyamerika nabo bahise bakurikiraho byihuse. Mu kinyejana cya 19 imodoka yari igikoresho cy'abaherwe gisa n'ikigamije kwishimisha no kwiyorohereza ubuzima. Gusa abantu benshi ntabwo babonaga ko ari ngombwa gutunga imodoka, kubera ko akazi yakoraga indogobe yagakoraga neza cyane. Wabigereranya n'irindi koranabuhanga rigezweho ryose ryadukuye umunsi. Ntabwo abantu bahita baryitabira biruka, kubera ko rimwe na rimwe babibona nk'ibikinisho cyangwa se ibintu bitari byiza, banabyita inzaduka. Uribuka imbuga nkoranyambaga zikiza? Kuzijyaho washoboraga kubigereranya no kuba umwasama. Amwe mu madini yaranazirwanyije avuga ko ari ibikoresho byo kwa Sekibi. Uyu munsi zikoreshwa mu madini n'amatorero mu kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi izi mbuga zabaye uburyo bw'imibereho. Iki gihe imodoka zikiza nabwo ntabwo abantu babonaga ko ari ngombwa. Byari ibintu by'inzaduka bishobora no guteza abantu impanuka, cyane ko n'imiterere yazo nta hantu na hamwe yari ihuriye n'imiterere y'izi modoka z'uyu munsi. Zabaga zifite amapine nk'ay'ingorofani, zisakaye mu buryo ubona budakomeye, kandi umuvuduko wazo ntabwo wari munini nk'uwizi ngizi zigezweho. Gusa byagaragaraga ko zamara abantu. Icyo gihe Abanyamerika ntabwo batekerezaga ko hari igihe kizagera hafi buri wese akaba atunze imodoka. Uwahinduye ibi bintu byose rero ni umushoramari w'umunyamerika Henry Ford, hari mu 1908. Uyu nguyu yakoze imodoka yise T, Ford T. Nta kintu gitangaje yari ifite. Byari nko gufata ingorofani ukayishyiramo moteri, ariko yashoboraga kwambukiranya imijyi, ikogoga ibyaro, ikakugeza iyo ugiye. Henry Ford yari umucuruzi w'igitangaza. Kugira ngo ashobore kugurisha imodoka nyinshi, yatekereje ko ari igitekerezo cyiza kugabanya igiciro iyo modoka yagurwagaho. Kugabanya igiciro nabyo byasabaga kugabanya ikiguzi byatwaraga mu kuyikora. Mu 1913 yazanye uburyo bushya bw'imikorere y'inganda. Yazanye ibyitwa travail à la chaîne. N'ubu ngubu bigikoreshwa mu nganda nyinshi. Abakozi batonda umurongo kandi bose bagakora ku kintu kimwe. Buri wese agakora akantu kamwe konyine katavunanye, ariko akagakora inshuro zitabarika ku munsi. Niba ari ugukora imodoka, umuntu akaba afite nka buro imwe ashinzwe kwinjiza mu kenge runaka. Umukurikiyeho akaba ashinzwe gufunga cyangwa se gukaza iyo buro. Ukurikiyeho
agakuraho icyo cyuma akagitereka hasi gutyo gutyo, ku buryo abantu 10 baba batonze umurongo, buri muntu afite akantu kamwe gato ashinzwe gukora. Henry Ford yateje imbere cyane iyi mikorere, kandi abakozi yakoreshaga ntabwo bagombaga kuba bafite ubumenyi bwihariye mu byo gukora imodoka, ntabwo babaga ari abakanishi, upfa kuba ufite imbaraga gusa. Ibi byakoze amateka mu nganda zikora imodoka. Muri uru ruganda rwe buri masegonda 40 hasohokagamo imodoka nshya irangiye gukorwa rwose, yiteguye kujya mu muhanda. Iyi modoka yashoboraga kugurwa $850, ariko bahise bayimanura bayishyira ku $300. Iki gihe hafi buri munyamerika yashoboraga kwigurira iyi modoka. Mu 1914 Ford yakubye kabiri umushahara w'abakozi be, ndetse ahita atangiza icyumweru cy'amasaha 40. Umukozi akajya akora amasaha 40 mu cyumweru. N'uyu munsi niko bikimeze muri Amerika. Ntabwo yabikoze kubw'urukundo yakundaga abanyamerika, ariko byatumye abakozi benshi baza kumusaba akazi, kandi bakora cyane, maze uruganda rwe rusohora imodoka nyinshi cyane. Abakozi be nabo bashoboraga kwigurira Ford T, ya modoka ya rubanda. Uruganda rwe rwakoraga imodoka 10,000 ku munsi. Ibi byatumye buri munyamerika atunga imodoka. Umva iyi mibare: mu 1910 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari imodoka 450 zonyine mu gihugu hose. Mu myaka 10 yakurikiyeho, mu 1920 hari hamaze kugera imodoka 8,000,000. Izirenga kimwe cya kabiri kizi zari Ford Model T cyangwa se Ford T. Aho warebaga hose mu mijyi ya Amerika wabonaga mwene iyo modoka. Yahise ijya mu mibereho yose y'abanyamerika. Yajyanaga umugore ku isoko, ikajyana muganga aho abarwayi be bari kurokora ubuzima. Byageze igihe buri muryango w'abanyamerika utunga imodoka. Ibi byahinduye cyane iki gihugu kubera ko imodoka zari nyinshi mu gihugu, ariko imihanda ari mike. Byahise bituma leta yubaka imihanda ya kaburimbo. Muri make ntabwo bubatse imihanda ngo nibamara kuyubaka bagura imodoka zo kuyigendeshamo, ahubwo baguze imodoka babona aho bazigendesha, bituma bubaka imihanda. Mu myaka mike yakurikiyeho, mu 1920 bari bamaze kubaka ibirometero birenga 1,000,000 y'imihanda. Mu gihe gito cyane imodoka yahinduye Amerika yose, kubera ko imodoka niyo yatumye hubakwa imihanda ihuza uduce twose twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byagize umusaruro ukomeye cyane ku mibereho y'abanyamerika, kubera ko bari bafite imodoka. Noneho ntabwo bavaga mu rugo ari uko bagiye ku kazi gusa. Mu mpera z'icyumweru abantu bafataga imiryango yabo bakayishyira mu modoka bakajya gutembera mu cyaro. Imodoka yari ikimenyetso cy'ubwigenge. Nyuma y'uko kwiyongera kw'izi modoka zahise zireka kuba igikoresho cyo gutwara abantu gusa, ahubwo imodoka ihinduka igipimo cy'amikoro abantu bafite n'urwego rw'imibereho yabo. Ubwoko bw'imodoka nka Cadillac, Lincoln cyangwa se Chrysler zari imodoka z'abakire. Izi modoka bazifataga nka salo zigenda cyangwa salo zifite amapine. Abantu bazicaragamo bakarambya, bakagenda baganira batumagura agatabi, bitandukanye n'utumodoka duto buri wese yari afite twatwaraga abantu bagiye ku kazi. Umunsi umuryango waguzeho imodoka wabaga ari umunsi mwiza uruta iyindi yose, byabaga ari ibirori. Umuhanda ku banyamerika wahise uba ikimenyetso cy'ubwigenge. Niho abantu bahungiraga ibibazo. Uwatonganye n'abiwe yatsaga imodoka akagenda mu muhanda akaza kugaruka yacururutse. Mu myaka y'1920 inganda nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi zagerageje gukora imodoka, ariko ihungabana ry'ubukungu ryadutse mu 1929 ryatumye nyinshi muri izo nganda zihananuka zihita zinazimira. Ibi byarangiye urwego rw'inganda z'imodoka rwigaruriwe n'inganda 3. Izi bazise Big 3: ni Ford, ni General Motors na Chrysler. Guhera mu 1930 imodoka yari imaze kuba uburyo bwa mbere bwo gutwara abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo urebye amashusho y'imijyi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, ubona ikivunge cy'abantu mu mihanda bagenda n'amaguru. Imijyi muri Amerika yari yarubatswe ku buryo yagenewe abanyamaguru. Umuhanda wari ahantu rusange hagenewe abanyamaguru, apana hagenewe ibinyabiziga. Ariko ibi ngibi byahindutse cyane mu myaka y'1930. Imijyi n'imihanda byahise bihinduka iby'imodoka. Mu ntangiriro imodoka zabanje kumara abantu kubera impanuka. Abo zishe cyane n'abana. Igihe nibwo hatangiye kugaragara ku nshuro ya mbere ubukangurambaga bw'umutekano mu muhanda. Mu kurwanya impanuka, aho kugira ngo bagabanye imodoka mu mijyi, ahubwo bagabanyije abanyamaguru mu mijyi. Igice kinini cy'imihanda giharirwa imodoka,
abanyamaguru bagasigirwa utuyira duto two kunyuramo. Ibi nabyo byasunikiye benshi kugura imodoka. Izi politike zo guteza imbere imodoka ariko zaterwaga inkunga n'inganda zikora imodoka. Uko abantu benshi baguraga imodoka, niko leta yakomezaga kubona ko atari ngombwa guteza imbere ubwikorezi rusange, maze bikongera za mbuteyaje mu mihanda. Muri icyo gihe imodoka yari ikimenyetso cy'ubusirimu kandi icyerekezo cy'ubukire cy'abanyamerika babonaga batakigeraho badafite imodoka. Intambara ya kabiri y'isi yagabanije umuvuduko wo gutunga imodoka ku banyamerika, kubera ko inganda zose zikora imodoka zafatiriwe na leta kugira ngo zitangire gukora ibikoresho bya gisirikare. Hagati y'umwaka w'1942 n'1944 ntabwo byashobokaga ku munyamerika kugura imodoka nshya kubera ko nta yari igisohoka mu nganda. No kugura essence byashyizweho imirongo ngenderwaho, hari ingano umuntu atabaga yemerewe kurenza ya essence. Gusa uku guhindura inganda z'imodoka zigahinduka izikora ibikoresho bya gisirikari byafashije cyane izi nganda, kubera ko iyi ntambara ya kabiri y'isi niyo yabyaye Jeep 4x4 ya mbere yabayeho mu mateka. 4x4 ni izi modoka nini zose zitari amakamyo cyangwa amakamyoneti, ahubwo ni izi ngizi nini zitwara abantu bake ariko nini zishinguye. Iterambere ry'ikoranabuhanga ryakoreshejwe mu gukora imodoka za gisirikari ryanakoreshejwe mu gukora imodoka zo kugurisha abaturage basanzwe, maze bituma inganda z'imodoka zihita zitangira gukora imodoka ziteye imbere kurusha izo bakoraga mbere y'intambara. Intambara ya kabiri y'isi ikirangira, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangiye icyo bise ubusazi bwo mu myaka ya za 50. Bari bavuye mu ntambara bongeye kugira icyizere cyo kubaho, maze babaho ubuzima bw'ibyishimo no gukora ibyo bashaka ku rwego rutari rwarabayeho mbere. Buri gihe iyo abantu bakiva mu ntambara barabyara cyane. Intambara ya kabiri y'isi ikirangira, ibi byabayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'i Burayi. Abantu barabyaye cyane, maze iki gihe bakita baby boom. Ni mu myaka y'1950 n'1960. Ibi byishimo abantu barimo, inganda z'imodoka zabyungukiyemo cyane. Iki gihe umuryango mwiza kuri buri munyamerika kwari ukugira abana babiri, televiziyo n'imodoka. Ibi inganda zikora imodoka zabibonyemo amahirwe menshi y'ubucuruzi, zitangira gukora imodoka z'amoko atandukanye kandi nini. Ni mu gihe mu Burayi ho imihanda yari hamaze imyaka myinshi. Imodoka zari zimaze igihe zigenda muri iyi mihanda yo mu Burayi. Abanyaburayi bo imodoka bari bazimenyereye. Muri make Abanyaburayi bubatse imihanda barangije bakora imodoka, mu gihe Abanyamerika bo bakoze imodoka babuze aho bazigendesha bubaka imihanda. Umwanya wo kubakamo iyo mihanda bari bawufite, igihugu cyabo ni kinini cyane. Niyo bashaka gukora imodoka ya metero 6 bari kubona aho kuyigendesha naho kuyiparika. Ikindi kandi essence ntabwo yari ihenze muri icyo gihe. Imodoka z'Abanyamerika zo mu myaka y'1950 zari zubatse uko babishaka, ku buryo warebaga imodoka ukabona ko ari nk'igihangano koko. Abanyenganda mu gushushanya imodoka bifuzaga gukora bafatiraga ingero ku miterere ya bimwe mu byogajuru, bitewe nuko nta muntu winubiraga umwanya imodoka yizagendamo cyangwa se izaparikwamo, kubera ko imihanda yari ihari ku bwinshi. Nta winubira iby'inywa kubera ko essence yari ihendutse, kandi nta winubira ibyo kwanduza ikirere. Inganda zashoboraga gusohora imodoka ipima tone 2 ifite cya moteri cya rutura cya V8 nta kibazo na kimwe rwose bibaza. Izi modoka n'urukundo abantu bazikundaga byasaga naho ari byo bibeshejeho igihugu cyabo. Usibye kuba zarinjirizaga inganda zizikora amafaranga menshi, zaninjirizaga kayabo za station za essence, zikinjiriza kayabo amagaraje, zikinjiriza kayabo abacuruzi b'amapine n'abandi bose bakora ibifite aho bihuriye n'imodoka. Mu 1960 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu mukuru umwe muri 6 yakoraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi akazi gafite aho gahuriye n'inganda z'imodoka. Mu buryo bumwe bavuga ko imodoka arizo zatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihinduka igihugu cy'igihanganye mu bukungu. Hagati y'umwaka w'1950 n'1958 umubare w'imodoka zari mu mihanda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wikubye inshuro zirenga 2. Gutunga imodoka byatumye Abanyamerika boroherwa no gukora ingendo. Abenshi bahise batangira kujya kwiturira mu nkengero z'imijyi, maze buri gitondo bakajya gukorera mu mijyi. Ibi ngibi byatumye uduce two mu nkengero z'imijyi minini dukura nk'ibihumyo. Ibi niko bigenda mu bihugu byose bitera imbere. Iyo abantu benshi barimo kugura imodoka, uduce two mu nkengero z'imijyi turakura cyane kubera ko bose baba bajya kwiturirayo. Ibi ngibi mu Rwanda tubizi cyane.
aha mu nkengero z'imijyi kubera ko habaga ubutaka bunini abantu basaga naho babonera ubuntu, bashoboraga kuhubaka ibizu bya rutura kandi biteye uko babishaka. Muri izo nkengero z'imijyi minini banatangiye kuhubaka amashuri makuru na za kaminuza na santere z'ubucuruzi, byose bifite za parikingi za rutura. Muri make imodoka niyo yabyaye Amerika igezweho uyu munsi, iriya Amerika twabonye muri filime kuva kera. Kuva icyo gihe gusubira inyuma ntabwo byari bigishoboka. Iki gihugu cy'igihangange cyashingiye imibereho yacyo yose ku modoka, maze abanyamerika bazishingiraho imibereho yabo uko yakabaye, utayifite akabaho nabi cyane. Muri iyo myaka ni nabwo inganda zikora imodoka zatangiye gukora imashini zihinga, maze ibyo bimashini bitangira kurya ubutaka ku muvuduko utarabayeho mbere. Bakajya bahinga hegitari 3,000 buri munsi, atari uguhinga imirima gusa ahubwo no gusiza ibibanza ngo babone aho gutura naho guparika imodoka zabo. Kubera kugira imodoka, ubukerarugendo bwateye imbere cyane muri iki gihugu. Abantu batangira kujya gusura ibice byari bisanzwe bitagerwamo. Kubera izi ngendo ndende abanyamerika bakoraga, hahise havuka na business ya za hoteli zidahenze ku nkengero z'imihanda miremire yambukiranya za leta. Uku ni nako havutse ibyitwa motel. Iki gihe nibwo havutse ibyo bise drive-in cyangwa se drive-through, uburyo bwo kubona serivisi zose ukeneye udasohotse mu modoka yawe. Restaurant zikuzanira ibiryo mu idirishya ry'imodoka yawe udasohotse. Banki zikorera ku muhanda ukaba wabitsa amafaranga yawe wicaye mu modoka, kubera ko umukozi wa banki aba ahagaze mu idirishya riri neza ku muhanda aho imodoka zihagarara. Iki gihe hanavutse insengero zibwiriza abantu bicaye mu modoka zabo. Urusengero rukaba ruri ku nkengero z'umuhanda, umuvugabutumwa afite ahantu ahagarara hejuru y'umuhanda, abantu bakaza bagaparika aho ngaho bakumva ubutumwa bwiza, abarambiwe bakagenda, hakaza abandi. Mu muryango imodoka yabaga ifite umwanya wayo nk'umwe mu bagize umuryango. Abantu bubakaga inzu bagashyiraho umwanya w'imodoka munini kuruta ibyumba bararamo. Mu 1950 abanyamerika bishyuraga miliyari 6 z'amadolari ku mwaka mu kwishyura amavuriro kubera serivisi z'ubuvuzi. Mu magaraje ho bishyuraga arenze miliyari 7 buri mwaka. Muri icyo gihe inganda z'imodoka zakoraga byose bishoboka ngo zisunikire abagura imodoka kuzazihindura bidatinze. Bakoraga ku buryo uguze imodoka azayihindura mu mwaka utaha. Ni nacyo gituma basohora amoko atandukanye y'imodoka zimwe, ariko iyisohotse ubu ngubu ikaba ifite akantu kamwe itandukaniyeho n'iyasohotse mu mwaka ushize. Kwamamaza imodoka kuri televiziyo byashyizwemo ingufu ku buryo buri joro buri muntu yicaye imbere ya televiziyo ye yumvaga yagura imodoka nshya buri munsi. Baranaziguze koko, kuko mu 1960 buri mwaka abanyamerika bajugunyaga imodoka miliyoni 5 bakagura izindi. Byageze aho imijyi ibura kwiziba imodoka byashaje. Ba nyiri inganda zikora imodoka uko basunikiraga abantu kugura imodoka, ni nako basunikiraga leta gushora amafaranga mu kubaka imihanda yaba isanzwe ndetse n'iya rutura bita autoroute. Ni ya mihanda umwe uba ufite imikono nk'itandatu, hari 30 yerekeza muri buri cyerekezo. Ibi byatangiye mu myaka ya za 50 ubwo imihanda isanzwe yari isigaye yuzura imodoka. Iki gihe leta yisanze nta yandi mahitamo ifite usibye kubaka imihanda myinshi kandi minini. Ni nyuma y'uko leta yari yarashishikarije abaturage kwimukira mu nkengero z'imijyi, nyuma yo kwizeza abaturage ko gutunga imodoka ari bwo bwigenge nyabwo. Nta kundi byari kugenda rero usibye gushaka uko bahangana n'ikibazo cy'umubyigano w'imodoka. Leta yahise isohora ingengo y'imari ya miliyari 25 z'amadolari, uyashyize mu gaciro k'uyu munsi ni miliyari 268 z'amadolari yo kubaka kilometero 66,000 z'imihanda minini cyane ya autoroute, ya yindi bifite imikono myinshi cyane ndetse n'imihanda igeretse hejuru y'indi kandi inyuranyuranamo. Aya madolari yose bayakuye mu misoro iva mu bucuruzi bwa essence n'ubucuruzi bw'imodoka. Kubaka iyi mihanda myinshi gutya kandi minini inagerekeranye ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi byaranze amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mihanda ikimara kubakwa, igihugu cyahise kibi cy'umuvuduko. Leta zimwe zahoze kure zihita ziba hafi. Amakamyo asimbura za gari ya moshi mu gutwara ibicuruzwa, bihindura cyane ubukungu bw'igihugu. Wongeyeho imirimo yahanzwe no kubaka iyo mihanda, uhita wumva uburyo imodoka zagize uruhare rukomeye cyane mu kugira Amerika igihangange ari cyo uyu munsi. Abanyamerika bamaze gutunga imodoka hafi ya bose, bamaze kubaka imihanda igeretse hejuru y'indi, bamaze kuryoherwa no kutagendesha amaguru, hatangiye kuvuka ibibazo biterwa no gutunga imodoka nyinshi. Mu mijyi imwe n'imwe byatangiye kuba ngombwa ko basenya zimwe mu nzu
kugira ngo bahubake za parikingi. Imijyi imwe n'imwe bongera kuyubaka bundi bushya kugira ngo yubakwe mu buryo igendwamo n'imodoka gusa. Aho basenyaga ngo bahubake za parikingi n'imihanda minini, abaturage barimurwaga bakajya gutura mu nkengero z'imijyi. Abaturage muri ako gace bakagabanuka. Abanyamerika bashoye byose mu gutunga imodoka, ariko bemera no gusenya ibyo bari barubatse byose mu myaka yashize. Ba nyiri inganda z'imodoka nibo bashyize imbaraga nyinshi mu gutuma imodoka iba igikoresho buri munyamerika akwiye gutunga, akanacyubakiraho ubuzima bwe bwose. Ariko hari ikintu kimwe batatekerejeho cyangwa se birengagije. Peteroli ishyirwa mu modoka birengagije ko ishobora kuzagera igihe igashira munsi y'ubutaka. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite peteroli nyinshi, ariko ijanisha rinini rya peteroli isi ikoresha na Amerika irimo niva mu bihugu by'Abarabu mu burasirazuba bwo hagati no mu Kigobe. Mu 1973 ibi bihugu by'Abarabu byatangiye gukoresha iyi peteroli yabyo nk'intwaro ya politike. Muri iki gihe intambara ya Isirayeli n'Abarabu yari ikomeye cyane, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe cyose zashyigikiye Isirayeli. Iki gihe rero ibihugu by'Abarabu byahise bivuga ko buri kwezi bizajya bigabanya 5% by'ingano ya peteroli bishyira ku isoko mpuzamahanga kugeza igihe Isirayeli izavira mu bice bya Palestine yari yarigaruriye. Muri iki gihe nibwo ibiciro bya peteroli byatumbagiye cyane, maze abanyamerika batangira kubona ko cya gicanwa gishobora kubatenguha igihe icyo ari cyo cyose. Nta muntu wari warigeze atekereza ko ibimodoka binini by'abanyamerika binywa mazutu cyangwa se essence nyinshi umunsi umwe bizabura icyo binywa. Bwari ubwa mbere abanyamerika bageraho batonda umurongo w'amasaha 2 cyangwa se 3 kuri sitasiyo za essence kugira ngo bagure litiro nke za essence. Birashoboka ko iki gihe aribwo abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye gutekereza kuri gahunda zo kujya gushakira peteroli ahandi, bayigurayo cyangwa bakayibona mu buryo bunyuze mu ntambara. Usibye iki kibazo cya essence, uko imyaka yagendaga ishira, imodoka zakorewe mu mahanga nazo zatangiye kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inganda z'abanyamerika zitangira kubona ko isoko ryazo rigenda rigabanuka kubera ko inganda z'abanyamahanga zatangiye kohereza imodoka muri Amerika kandi zihendutse. Imodoka yahoze ari umunezero ku banyamerika itangira guhinduka ikibazo. Kera kabaye imodoka z'Abayapani zatangiye kwiganza ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byaba imodoka binini abanyamerika bakundaga batangira kubiparika, bayoboka imodoka nto zinywa bike nka za Toyota. Inganda z'imodoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gutera inkunga ubukangurambaga bwo kwamagana imodoka z'abanyamahanga. Mwibuke, ubukungu bwa Amerika bwubatswe ahanini n'imodoka. Igihe imodoka zabo ziri mu bibazo rero, ubwo ubukungu nabwo bujya mu bibazo. Ubu butumwa nibwo inganda z'imodoka muri Amerika zatangaga. Izi nganda zanatangiye ubukangurambaga bwo kumenagura imodoka zakorewe mu Buyapani nka Toyota. Inganda zatangaga $1 kuri buri muntu uzajya agaragaza ko yahuye n'imodoka yakorewe mu Buyapani akayimenagura. Babwiraga abashomeri ko impamvu babuze akazi ari uko isoko ry'imodoka ryabo ryinjiriwe n'abanyamahanga. Muri icyo gihe ni nabwo ibi byuka byanduza ikirere byatangiye kuvugwa. Umutekano wo mu muhanda nawo utangira kuba ikibazo. Guverinoma itangira gushyiraho amabwiriza akomeye cyane ku nganda zikora imodoka. Ibi byose biratuzana uyu munsi. Inganda zikora imodoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zigeze zigira ibihe byiza nk'ibyo zagize mu myaka y'1950 n'1960. Gusa n'ubundi ziracyari urwego rw'igihangange muri iki gihugu kigisingiza imodoka. My name is Joe Biden and I'm a car guy. Kubera ibikorwa remezo bubatse mu myaka ya za 50, uyu munsi abanyamerika baracyatunze ibimodoka binini. Kwanza imodoka igurishwa cyane ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Ford F-150. Ni pick-up nini cyane. Gusa uyu munsi kubera ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere, Amerika irashaka ngo iteze imbere imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi. Uruganda rw'umuherwe wa mbere ku isi, Tesla, nirwo rwabitangije mu myaka 10 ishize. None inganda zose zisigaye zikora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, ariko nyine ni abanyamerika. Uyu munsi hari benshi baharanira ko imodoka z'amashanyarazi zitazigera zisimbura za peteroli. Barashaka ko uburenganzira bwabo bwo kugenda mu modoka zisakuza kandi zisohora umwotsi mwinshi butakorwaho. Uyu munsi abanyamerika baracyabaha inkuru y'urukundo rwabo n'imodoka. Ikibazo nuko ibingibi bidashobora kubura ingaruka. Inkuru y'imodoka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inkuru ihuye neza n'ibindi bihugu.
buri gihe iyo igihugu kirimo gutera imbere abagituye bagura imodoka cyane. Gutunga imodoka kiba ari ikimenyetso cy'imibereho myiza, ibirangira imibereho y'abatuye umujyi yose yubakiye ku modoka. Gusa uko imyaka ishira, ingaruka zo gutunga imodoka zigenda zigaragara haba ku buzima bw'abantu n'imibereho y'igihugu muri rusange. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Tubashimiye ko mudasiba kutwumva. Naho ubutaha. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.